twongeye kandi gushimira abantu bangana gutya babonye uburyo n'umwanya wo kuba imbere y'Imana. Ni henshi abantu babarira, ni henshi abantu bari mu gahinda, ni henshi abantu bahabahunga, ni henshi abantu bari mu bibazo bitandukanye, ariko kubwo kuba Imana yaturinze twebwe tukisanga uko nyine tumeze, ntabwo ari ubushake bwacu, ni ubushake bw'Imana. Rero Imana yabikoze, nihabwe icyubahiro. Amen. Twongeye kandi gushimira inzego z'itorero uhereye ku mushumba mukuru ukageza no kubo bakorana bose, ariyo yandi mashami bakorana. Wese turabashimiye kubwo kudutekereza mukabona yuko ari ngombwa yuko duhagarare imbere y'ubwoko bungana butya tukabugaburira, tukabuha kubyo dufite, cyangwa se Imana ikabanyuramo igahitamo yuko ari twe icisha mu ijambo tukagabura. Imana yabaciyemo namwe mukabyemera. Imana bamugisha mwinshi cyane. Amen. Niyegereza umukozi w'Imana wewe kandi hano yatugaburiye ijambo ryinshi cyane kandi rikomeye. Ari ukuntu ijambo bazarivuga umuntu akazarijana uko yadubize. Hari igihe riza ari nka seminari, ari nk'imvugo rigasa n'irihari kuvuga, rikaza kandi ari nk'inyigisho iri hari kwigisha. Ni ukuvuga ngo uko waryakiriye ni kuri tunze muri wowe. Rero Imana igumugisha kandi nizo n'agaciro cyinshi cyane kuba tubanye kuri umunsi. Imana igumugisha mwinshi cyane. Tudatinze numva uno munsi muri ibikorwa byinshi kandi byose tugomba kubikora kandi byose birakorwa neza. Turavuga umwanya Imana iduheze kuko byose Imana ibigomba. Nyuma yaho turaza gutanga n'umwanya tuje muri izo bikorwa bindi biri buze gukurikiraho. Rero tudatinze turaza gufatikanya n'abasomyi, turagenda dusoma kugira ngo tuze kubangutsa. Turasoma igitabo cya Zaburi, ni ibice 34 n'umurongo wayo wa 19. Undi witeguye araza kudusomera igitabo cy'Abaefeso ibice 3 umurongo wa 20. Ayo majambo niyo tuza guhagararaho n'ibyo bitabo. Nyuma yaho ibindi turaza kubyifashisha nyuma kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Rero reka dusome Zaburi umurongo wa 34 n'ibese yayo ya 19 badufasha abavandimwe kugira ngo aravuze ngo muri Zaburi 32 n'umurongo w'9 wa 19 aravuze ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amen. Amen. Undi uri yari nasoma Abaefeso ibice 3 umurongo wa 20. mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganira. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka ari hafi yacu kugira ngo adukize. Uwiteka ari hafi yacu kugira ngo adukize. Ni ukuvuga ngo ari kumwe nawe aho wicaye, niba ari mu ntebe muri kumwe, kandi ntego kuba ari aho mu ntebe uruhande rwawe nta yindi no kugira ngo agukize, kandi uzagukiza ni wowe ubizi. Tugiye kuganira n'imitima. Imana ishimwe. Tugiye kuganira n'imitima yacu. Ntawe udafite umutima, ariko ijambo riravuga ngo Uwiteka aba hafi yacu kugira ngo adukize. Iyo niyo sije yanje hano. Uwiteka ari hafi yacu kugira ngo adukize. Ndongera nanjye nsenga Imana. Uwiteka Imana yacu irakomeye, ugira neza, ushimwe uhimbazwe. Uyu ni wa munsi, uyu ni wa mwanya
kandi hari uko ubigenza, hari n'uko ubikora, kandi wabishyira mu itegeko bigakomera nkawe shigwa hejuru kuko ukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Turaganira amagambo agera kuri atatu. Ni amagambo atatu turaguma tuyasoma mu byanditswe, ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka aba hafi yacu kugira ngo adukize. Amajambo atatu tuganira, turaganira hejuru y'umutima. Hanyine muri iki gice cya Zaburi aha twabanje turaganira hejuru y'umutima, turawuvugaho bukeye, turawutangaho n'ibyanditswe kugira ngo tubashe kubunga, tuwigereho, tuwusuzume, twongere kandi tuwumve bundi busha, kuko niryo jambo Uwiteka yashyize mu mutima. Tuganire n'imitima. Imitima apana si umutima turi benshi, tuganire n'imitima. Bwana asifiwe. Amen. Imana ishimwe. Tugiye kuganira n'imitima, ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka aba hafi yacu kugira ngo adukize. Rero umutima ni ikintu kinini, kandi umutima uko wewe ubibara wenda wasanga atari ko biri. Turagenda dusoma ibyanditswe byinshi cyane bidufasha kugira ngo twumve imitima yacu ubugari ifite n'ukundi ifite ubudahangarwa. Ariko mbere tutarasomera ijambo, hari ikibazo nshaka kubaza. Ni ukubera iki haba mu nama z'amatorero, haba mu rubyiruko bagazabikora kuva kera n'ubu ndangana baracyabikora, baje gutangira repetition, hakabaho abahagarikizi, hakabaho abigisha, haba mu nama z'amatorero icyo gitugomba gukorwa, bakabanza bakiga bagasoma ijambo, bamara bakabona gukurikiza ibindi bikorwa. Haba muri repetition y'abaririmbyi, ibyo byahoragaho n'abayoko kondagiteri nawe. Mbere yuko turi gukora icyo gikorwa hakaboneka umuhagarikiza agasoma ijambo akigisha. None ikibazo kije kimeze gute? Ni ukubera iki bidusaba ko nakwigisha mu Imana? Ni ukubera iki bidusaba ko nakwigisha mu Imana? Ni ukubera ibyo bintu bikorwa, icyo kintu kitabibanze kugira ngo ijambo ry'Imana ribe nk'imbuze nk'umusingi kugira ngo ibindi bikorwa bize bikuri. Ni ukubera iki biba? Imana ishimwe. Iyo biga theology bazakubaza ngo kwa nini ujifunze Biblia? Icyo kibazo kiza kiba, kwa nini uje kwiga Biblia? Kwa nini ujifunze Biblia? Hari abantu benshi bagira ibisubizo, azavuga ngo uje kwiga Biblia kugira ngo mbe pastor. Hari ababivuga. Abandi akaba ngo ngiye kwiga Biblia ahubwo nanje zobe mwari munyobora kabisa. Abandi akaba ngo ngiye kwiga Biblia kugira ngo impamvu ni nishwavuga. Ariko iyo baje gutanga igisubizo cyiza abiga theology bazavuga ngo nakuja kujifunza Biblia, tuza kwiga ijambo ry'Imana. Iyi igira ibisubizo bitatu. Imana ishimwe. Tubane kandi turabana, kandi Imana aratugira neza. Twiga Biblia, tunajifunza Biblia. Igisubizo cha mbere, ili tukue wa Kristo kamili. Ni igisubizo cha mbere. No kugira ngo kuba wa Kristo buzu mashiti. Iyo ni mpamvu ya mbere. Tunajifunza Biblia, twiga ijambo ry'Imana. Iyo barivuga aha, tituri hagaciro tugafata k'igisirimba cyangwa se tugafata ibindi, akabaza gufata umwanya munini ijambo rigashira risoma mu nama. Ubaririmbyi bakarisoma batatu bahabura. Ubona sanga jana nashize musuge muri repeta ira nina bigakugwa ibyo bitabaye. Ariko bazaba ngo tunajifunza Biblia ili tukue wa Kristo kamili. Cyo ni igisubizo cha mbere. Igisubizo cha kabiri, azaba ngo tunajifunza Biblia twiga ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana tugiye kwiga. Twiga ijambo ry'Imana, tunajifunza neno la Mungu ili tusipumbazishwe na ulimwengu. Cyo ni igisubizo kigira kabiri. Ili tusipumbazishwe na ulimwengu. Biradutwara. Sisi. Ili tusipumbazishwe na ulimwengu. Tito twabona ibyisi. Tito isi twijiremo ngo itumarize imbaraga z'umutima zijya twarira ibyo turi bakora ibihe tiri tumara imbaraga z'umutima. Akongera kandi igisubizo kigira gatatu bakaba ngo tunajifunza Biblia ili tufundishwe wengine. Iki nicyo twaba turi gukora rero. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana.
twigishe bihugura, twerekane inzira. Bwana asifiwe. Amen. Turi kumwe, tubane kandi bidufashe kandi tuzumve neza. Twige iki gituma tuza tugatamo kuririmba bazabona Satani arabizi. N'umuhanga habe n'ijambo ararizita n'umuhanga. Yagerageje Yesu amwe mu butayu ibizame icyambere pa Yesu aragisubiza, icya kabiri pa aragisubiza, icya gatatu aragisubiza. Ngo agera kutagana aragahogena muteze ikindi gihe birabura adevwari birabonetse arasubije ngo arangize yumve ngo atsinze cyangwa devwari ngo homo iko muyita hariho homo genda guteze ikindi gihe. Muzi yuko hari icyo usubiza none kugira ngo birarangiye ufite ikindi gihe kiri imbere. Watezwe iminsi ho Imana ishimwe. Yesu Uwiteka ari hafi yawe, ari hafi. Ntiwamushira kure ariko muri kumwe. Tugiye kuganira n'umutima. Umutima twavuze ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Igize gute? Imenetse. Akandi n'ijambo kandi yongeye n'ijambo ngo kandi akiza abafite imitima ishenjaguye. Umutima ni iki? Umutima nanjye kuwutekereza none hari ukuntu bazavuga ntugazabwiriza ijambo utabashe kwibwiriza. Hakuntu ndatekereje umutima ejo ndawutekereza ndabatese umutima n'ubundi. Umutima nzagusanga uraruta isi, apana igihugu, uraruta isi. Umutima umutima ni munini uraruta isi. Ibrahimu yarawugize, Imana imwereka ijuru bukeya yama buri icumbi hano mu isi, yama ngo nzaba mu ihema ugeza ndihi yari amazu. Nicyo gihe yazatekera abamarayika inyama zitekije amata. Mwumva umutima ukoze umwe uzuba mu isi, uzuba mu masabiri. Urashobora kuba mu isi ukaba no mu ijuru. Ko tumvikana umutima ni munini tugereranye n'isi. Isi ni nto. Isi uyiga wirebye neza hariho ukagenda ukuramo n'ushaka kuyigira ibi bihugu kugira ngo isi yuzuzwe n'ibyo bihugu. Hari ibihugu biramye bigwamana, hari ibihugu bagenda bambaye gusa, hari nukuvuga ngo umutima wawe ibyo byose birimo, ibyo bihugu birimo, hari ibigwamana harimo ibyo byose birimo mu mitima yawe. Murabizi umutima ari munini kandi uwo nguwo Imana niwo yaje ngo niwe ituyemo. Dawidi ngo yaravuze ngo nshaka kukubakira. Imana yabibwira Natani, Dawidi aratekereza aravuga ngo mva mu nzu yubakishije imyerezi, inzu nziza, ngo Imana ikaba mu ihembe. None ngize umugambi mu mutima wa Dawidi, ngize umugambi wo kubakira Imana. Uwiteka yamabirukira Natani. Natani avuze ati igihe cyo cyamaza n'abandi nabo bamwihe, igihe cy'abamuha yatsimbura Sawuli ibera mwihe. Dawidi niki gitumye Dawidi isi Uwiteka karaba ngo isi n'intebe y'ibirenge byanje niho nkandagiye nta hose ndahakwiriye ikirenge cyane. Afite ikibanza ye ntatema amaguru ntatema amaguru afite ikibanza ye ariko ngo yakwiriwe mu mitima yacu ni baba afite ikibanza. Rero umutima ni munini. Umutima wawe ni umutima gatuba tujya kuganira umwe. Umutima kwanza, umutima ni munini. Rero kuba ufite ubutunzi utazi ubwari bwayo, utaza wera nawe wegera uri mu bintu byinshi byawe bikorerwamo. Umutima umeze gute? Ariko Imana ifashe kugira ngo bino bijyane bigere ku gisubizo cyiza. Rero umutima wacu ni munini cyane. Reka dusome ijambo ni ijambo iryo rya Dawidi nshaka tugerekeye. Dusome ijambo Yeremiya. Kumbe uno mutima Yeremiya
ibice 17 n'umurongo wa 9. Iyo ushaka kugera ku wa 10 nashaka some gahoro gahoro nitumara twumve umutima ukumeze twumve umutima ukuze umeze. Iyo ya Dawidi icyo twari kuze reka turekera aho kugira ngo twamwanye utamba Yeremiya 17 umurongo wa 9 wacu usome mu izina rya Yesu. Amen. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Itonde. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Kandi ufite indwara tuwizere gukira. Ufite indwara tuwizere gukira. Ninde ushobora kumenya uko uri? Ninde ushobora kumenya umutima? Ninde muri wewe urawuzi wewe nyirawo? Urawuzi? Ubwenge. Nje Uwiteka, nje kurondora umutima nkawugerageza. Ninde urondora imitima? Uwiteka. Arondora imitima ndetse akayigerageza akagira ngo akayimenya. Uko arayizi yacu yose. Ubu nyine wo baza atese n'iki pastor ahateguza. Ai Uwiteka. Abiyari. Akaramubona. Uwiteka ni urondora imitima akayimenya. Ninde ushobora kumenya umutima we ninde? Usize Uwiteka. Gera kwituma. Utumara kuratabuka tujye. Urabo tutanga umwanya ndihuta kugira ngo nibirize uko. Nditura umuntu wese yuhanye n'inzira ze. Uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Amen. Amen. Uwiteka azayitunga ibihwanye n'imirimo yawe, imbuto imirimo yawe hayi nizo zakwitunga. Kandi arakuzi aza kurondora ntawanyura usize Uwiteka. Mubishe umutima ari bibi. Umuntu ushobora kuba hano ku isi ariko ni ziriya ndege bari gukoresha hajya bamara abantu n'amadrone ariko idrone kuriho. Mubishe drone kubaho. Uwiteka iwaza kurondora uzugenda hayakureba uzukora hayakureba hayakwitegereza tahuri tawawi izo bakora n'ubuzwe zoja hanze. Imana ubona umutima n'ushakureka twiga byi bahagara umutima Uwiteka n'uwo umutima n'umi umutima sinzi GPS kandi aho ikoranabuhanga ryawe riri Uwiteka ni uwo jewe sinakurondora ntibakunda wabesha ukampirika ugasiga umpambirira ahantu kigera zokunda izo ni nazo bihari cyane ariko urondora iyo mitima n'Uwiteka wenyine gusa. Iryo tubanza kuhagarira tuje ku mutima umenetse turaza kuja ku mutima ushaka umutima umenetse ubundi ikintu kitamenetse bagereranye n'umutima umenetse. Iyo ikintu kimenetse ntacyo kibika kiba gifite agaciro. Mu yandi magambo nta gaciro ikintu kigira agaciro gikirikije. Ariko iwe hano barasaba ngo umutima umenetse usatuyemo kabiri. Kumeneka nagaza ndeba ruguru bagazagira urujo zino nkono zameneka ukava mu bisate bibiri bamara basaza bakarufata bakazakarangira mu ikawa ukaburuza rwari rugifite agaciro kuko ruba rwamenetse rujya ruramenetse nyine ariko agaciro nta kindi wenda bakifashisha kugira ngo bashire tujya tuntu tutuye tw'ingenzi. Ariko umutima umenetse n'umeze gute? Ni umutima udafite aho wika udafite agaciro uvuga amagambo Satani ashaka umubererekeye bukeya akawurituma akazamuhagarara akazasanga ntaho mubika hari ibintu by'ibiraga bigasohokera hari. Ni umutima utabika icyaha udafite aho ubika utabika ivubuze ntaho biri ntaho biza ntaho biri. Ni umutima umenetse udafite aho ubika. Uwo mutima Dawidi niwe wari ufite.
urameneka, Uwiteka akaza kureba icyo Dawidi yabitse mu gitondo, akaza kukireba nijoro, ngo aruhe, ngo aramutaka asinzi. Tutari kutuyumvisa arabati umuntu nomubaza kumangu yumve nomubaza atandukanye na runaka yumutanga akaba umuntu umudimi ndamutata nijoro ryahise. Nimara ndeba umutima wa Dawidi ibyo wabitse ibyaribyo, kandi Dawidi ndamuvuga mu bantu bakoze ibyaha nawe yarabikoze byinshi cyane, ariko ntaho yagiye tutagira bubiko bizagira gishako ntabiri, ariko dufite imitima ifite ayo mashakoshi itamenetse. Baguze amagufuri barafunga barayagendana, iyo mitima iyo niyo yuzuye. Ni gute twatunga imitima imenetse bashobora gutata haba ahubwo mu ijoro basi, ubu nyine uwo gutata mu ijoro bakaza drone nk'uko ikaza nko ku rugo rwawe basanga uri mu rugo ushamburiye mugani ari mu rugo ngo ushamburiye basanga uri mu rugo ka drone nk'uko akaza Imana ikabangoje gutata wabona akacu ndamusanga umutima tuziganirwa n'Imana iba kira izi kubwira ntabwo nyirakuba yaza nijoro aje kugutata aje ngo muri ijoro ajyanye yo gusaba mu rugo isoni cyane. Umutima umenetse dusome Zaburi tuvuga ibintu bidahari. Dusome Zaburi ya 17 umurongo wa 3. Ya 17 umurongo wa 3. Umutima umenetse. Basoma 17 umurongo wa 3. Wagerageje umutima wanje, wagerageje umutima wawe, wangendereye nijoro, warantase, umutase kajambo wagira gute warantase utatanu kugira umuntu tuvuge twakagara kwa kajambo warantase. Ubutasi niki utasi kumuka warantase waranese nimbarika ko kandi bagamu urane kugenda gendaho none nagandenga nawe ukanze nyuma urankata noneho wazurenga ntumenye ko ndi nyuma yawe urankata ndabwe warantase wambona n'umugambi mubi nabaramaje kudacumuza ururimi rwanje. Amen. Wari umutima umenetse ni umutima Imana yatata waba uri mu kazi, yatata waba uri mu modoka, urumva ina n'umufatiraga nijoro burya bisinziriye aho ngaho Imana yamaze gukora operasiyo ikabona ati nyamara uyu muntu n'ubu mbaye mutata ariko we aza kwihisha mu mwijima. Reka mugenzure kuko mureke tuvuge aka kajambo tuvuze umwijima ukuye umuco uhari. Nidushake tugerage n'Imana kuko ni wo muco. Mu mwanya ijoro nirifata bazobaye umwijima tugeranye na Satani. Reka yobaye isuzu no muco ngene nijoro noneho cyangwa abakozi ba Satani ibo baba bagutwanagiye bikuze ku ijoro baciyo naho ibyo kuri ku manywa turi mu kazi wo kwimana ku manywa harukwana zo ku manywa uhava ngo dore ubona akazi karambona byo ku ariko tubazanye Imana yo gutata mu ijoro ujya bisinzira yasanga ufite umugambi ko yavuze ngo twambona ni mugambi ururimi rwawe wazaze rwera kandi rwavuga ko nawe agakora ibyaha ariko yicaraga yiyeza ubuzima bw'umukristo arigenda igeze kandi kumuganira ndavuga ngo ni ubuzima bwo kwicara gusubiza wo amaraso karatonyanga amaraso ya Kristo twaravuze ngo ntiyamenetse ngo kame n'uyu munsi karatonyanga uwatonyanga karakiza karatonyanga kubera nukugira ngo dukize yo gutata mu ijoro ujya musinzirira umugambi yagusangana n'uwo
uganire n'umutima wawe. Niyo tuba tuganira nayo, ntabwo tuba tuvuga ngo habe ibibazo. Uganire n'umutima wawe, yo gutata nijoro, yo gusanga nawe umuganga ubugiye kuja. Imana yo gutata nijoro ikagutaka igashira inesi zawe, umuganga yagusanga. Usome kindi cyane tuje ku mutima ushika, ubona umutima umenetse. Dawidi wari waramenetse, ntacyo yabika, ntiyagiraga ishako, ntiyagiraga akagufuri, ntiyagiraga ahantu abika undi muntu, ntiyagiraga ururimi rwiwe, ntawe rwigeze kugenda wari ururimi gusa. Wicara rwa mu Mana we, ni gute umbonye gute, nakoze nakiye wambonye jyana Mana gira ibihu, bahafi ndetse n'ubuzi, mbahafi ndetse n'ubuzi kandi uvuge n'ungere n'ubuntu bwawe bunkwiye uko ngenda. Ariko yo gutata mwijoro sinzi yadusanga mu rugo ahishe yasanga amatabazi. Tuje ku mutima ushenjaguye, umutima ushenjaguye. Turasoma Itangiriro ibice 43 n'umurongo wa 30 nako kaja kubonye. Tugandira uyu muntu nawe warubwira ngo umutima ushenjaguye. Umutima uyu muntu wazamugeranya nande na Kristo. Bazamamuzamuka bijya bakamushushanya na Kristo. Ibyo baro ngaho kusoma Itangiriro ibice 43 n'umurongo wa 30. Soma ko gapfukonye. Nega 3 umurongo wa 30. Ibice 43 umurongo wa 30. Itangiriro. So mu izina rya Yesu. Yosefu yuta kugenda. Kuko umutima we wari ufitiye urukumbuzi mwene nyina. Ashaka aho ari, ashaka aho aririra. Yinjira mu nzu haruguru. Ayiriramo. Amen. Iki gihe Yosefu yarabonye abavandimwe biwe. Rero bari baje tuyambere baza guhaha. Waze guhaha izindi za nshuti ziba abavandimwe bavukana babindimye. Bajya bamugurishije. Aho ndakutanga story gusa mukiyagarekare. Yosefu bazavuga ngo bazamugeranya na Kristo. Imibabaro yose yagiye agira iyo bayifashe bizatama bihambira kuba guhwana n'ibyo Kristo yaje binavuga. Ari umwenda yari yambaye uzusanga. Ari ukwangwa n'ishuti yanzwe n'abavuka. Ari ukugurishwa nawe yaragurishije. Ari ukubohwa nawe yaraboshye. Ari uguhana ahantu akaza kwanga bakajana aha. Niko kujya Yesu bazamukura kwa Anasi akamujana kwa Kayafa, bamukura kwa Kayafa akamujana kwa Herode. Nawe ibyo bibazo abitewe n'iki n'ishuti bivuye kuki ngo yari afite isezerano n'Imana wakababwira ngo Imana irambi akaziriza Imana Imana amubwira reka kuvuga ayisi reka kuvuga kuravuga gute akazazira amasezerano ndakora banga Yosefu arageragezwa akagenda ahagurishwa kwa Potifari ariko ngo hayagwana n'iki isezerano Imana yamucisha yamutereninga kugira ngo nyinjize isezerano. Umunsi umwe abavandimwe be baterwa n'inzara baza guhaha ngo bamare kuza guhaha ngo ashike arabitegereza ngo babaza ati se mutuze abahirwa turiya twavugana na babiri umwe nyamaswa ziramujya uwundi abandi 11 undi yasigaranye na data abandi 10 twaje guhaha. No wari ko bimeze na makuru yanjye ati okay none niki mushaka dushaka kugeza na yarateza arakomeye none ga nayo makuru isara cyaba tinya rahari nubuti naho gahereza tinya okay nagahereza aravuga ni Benjamin nyina yabyaye igihe kandi nawe yari yifiriki kwa Mana byase mwitondo yibiki kwa Mana byase bagera mu butayu noneho ise bukwe Yetro tebuke wa ntuze wa Yakobo bamukurikire nabandi ngo ashike mu nzira ngo ataruka mu twari Imana Yakobo ati tunatujana benizo Mana tugira Imana tunatujana benizo ataye mwanya Imana Yakobo arahira ati n'ukuri niba muri twe ndavuga gatoya kuko niba muri twari ugiye ujanye yo Mana tagazahurukiriye kira gihugu cy'igihugu kirigwa Mana tagazahurukiriye Rashara aragiye ngo mushika mu nzira arafite ndamenya nini agiye kwinjira mu gihugu ngo ashike mu nzira arapfukama abyara Benyamini amwita muri Benoni
Nijyo zina nyina mwiza. Yarabaga ngo ni Benoni. Iza muhinda ngo ni iyo Benjamin. Kurumva? Kubera agwa mu nzira, agwa mu nzira. Zindi ngizo nabyo bikuye kandi. Aha twagize. Dushaka kugira. Rero aramubwira ati iki gihugu ntikiza cyinjira mu rugo mana. Icyo ashaka kuvuga uyu Benjamin yavuganaga na Yosefu neza mu bintu. Niwe murumuna we baba umwe nyine umwe. Ise akabumwe cyari kuvuga wiki. Kuko bavuganaga. Gwamare aravuga ati nimba gahari ako kana arabatatara bakurikirana nimba gahari nta kibazo. Mwebwe nibagende babategereje umutara. Gwamare aragiye yabwiye mugaragu ati genda ufate ziriya feza zabo uzitiburire mu mifuko nibashaka ziranye nibarangiza ubihorera gende ariko ndasigara na Simeon Benjamin ndamusigarana kugira ngo bagende bazozane ako gahungu yakoze se amakuru ati yo mushaka kandi kunguraho undi yaragiye none ugiye kujana atoya imwica inzanira bakunze kumara kubarenza ariko bakiranga none ngo bapfundure ya mifuko yabo ngo barebe basanga na faranga ungara singa ati je faranga zanjye zagaruka ntabwo zagira ko bareba sanga bose faranga bazasubije mwene se umutima David umutima basuye inzara bakuse bakoze samakuru tita aho mwana undi yaragiye n'undi mu mujane inzara ngibara kuba kubita cyane ko bihuta ngibara kuba kubita cyane ati mugende gabasi tako mujane amafaranga mwari mwajanye imbere mushireho na yandi uramugabo w'izorusha na harabasi tujana gabene ati ndimo mujana bagira ati mujana ngwaje gushikara mubona nicyo giherisi ikigire nicyo giherisi baramuzanye Benjamin ngapfa kumubona aravuga ngo umwana wiwe yamwise umwana wiwe kwese yamwise yaramwise umwana wiwe none hagira gahinda ararira ngo arebe kubarira imbere tuzakunda aravuga ngo reka nzamu reba aho nja kubiri ariko biriya bazavuga ngo Yosefu aha yazarira yatekereje ibintu bimwe yazatekereza kwihorera uko kwihorera nawe asubire kwihorera ariko kandi umutima ukaza ukamubwira ati niwihoreraga amasezerano atazoba gituzuye izi ni inyenyeri zashitse hasigaye ukwezi nabo murakenewe papa wawe aracyakenewe kwaza mugahura nicyo gihe ngo bahuye ngo barahoberana begamiranya amajose ariko ntitubona Kristo biranga ngo mare yinjira mu cyumba ngo yinjira mu cyumba ngo ararira amarira yazarira Yosefu ari mu cyumba ayo marira yazarira kaza uniondolee moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo abandi bazaki unana mutima satani kirashaka kuberereka bakubite nabo dore izo bagukoreye yamara nawe inyenyeri izuba diriraza n'ukwezi mama na papa dibaraza nabo ngo ambone nono isezerano ryuzure izi ziracyari inyenyeri gusa kamari uniondolee moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo mpoko wa Kristo wazali umbiliba mbitumwe ya bimana umbiliba abantu ubutuzi dufite mu mitima imitima ishenjaguye imitima yamenetse itavitalika umutima ushenjaguye burya twavuze mu rujo abasaza bazasigana na gatoya bakazakarangira mu iduza ariko noneho aho ngahagezaho n'akajya katagihari bakatagira kamenetse katafite naho garekesha Imana ishimwe ariko turi kumwe Ishamuza ararira hayavuga ngo uniondolee moyo mugumu ugumu umutima w'urukundo ngo mara bagaruka amaga ngo mugende mu bagaburire kandi mu bagaburire ugutandukanye ariko rikateke kurengaho mu bagaburire ugutandukanye murenge tenyere rukwiye n'aba bagabo mu baherwa n'abanyegikuta mu baherwa songizo tubirenga tuja mu zo ariko se iyo tugeze muri cyo kibazo tuzadutekereza ngo tugira imitima imeze gute tugira imitima ikomeye itababariye uniondolee moyo mugumu
bali unipe moyo wa upendo. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana nitugire neza. Twarusha imitima kugira imitima ishenjaguye, imitima imenetse. Irakomeye kandi nini. Twasomye ijambo ry'Imana ari mu Efeso, yavuze ngo nuko ibasha gukora, nk'uko turara ibasha gukora. Hari icyakugoye cyane, hari icyo uzi ukora ukumva byaranze. Umva rino jambo, ibasha gukora. Imana ishimwe. Biragoye n'ubu nyine imitima yacu iraganira, ariko yabuze ngo ibasha gukora. Abayefeso ibasha gukora ibiruta cyane y'Imana. Yarabuze kandi aravuga ngo urukundo arakuza bari mu isi cyane, yakizaho cyane, iratanga n'ubu cyane y'Imana. N'ubu iravuga cyane bakinye Imana iba yavuze irahiriye. Ibasha gukora cyane, ibasha gukora ibyo byose twe byatuma tugize imitima imenetse. Ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe twibwira ndetse n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga z'Imana zose zidukoreramo. Niyegereje imbaraga z'Imana zose zize zibaha abantu n'imitima imenetse zoza hano hantu. Kubona kunyura uzabaza Samusoni yabaye kundishinga nyabuye ibihumbi birasha. Imbaraga z'Imana ibasha gukora ibiruta ibyo tuba dutekereza mu mitima yacu yatunaniye yatugoye, kuko imbaraga zayo zidukorera. Murabizi n'amagambo y'Imana, twemerera Imana, twishakishe umutima uzi ubugari bw'Imana, uzi imbaraga z'Imana. Hari umugaragu w'Imana Yobu n'umugoraho nawe imbaraga amasaha yagiye, ariko Imana yaramwirase nawe yagira gucisha iramwirata ikazimubwira Satani ati so wamubonye umugaragu wanjye wamubonye igice cya mbere umurongo wa 8 wasoma igitabo cyayo wamubonye. Satani yamubonye ngo ni ibintu wamuhaye n'ibyo wamugiyemo neza ntayoreka kumera kuriyo. Ariko Yobu yagiraga umutima Imana yirahiye. Ibasha gukora ibyo irabishoboye kandi ibyo irabireba, kuko imbaraga zayo zidukorera. Wazishyira kure ukiyegereza izindi mbaraga, ukiyegereza ibindi bidafite akamaro, ariko Imana ibasha gukora mu buzima n'ubugingo bwawe kugira ngo ibashe kugira. Yaragukunze urukundo rwinshi cyane ndetse iratanga. Yagukunze guceceke, yaragukunze iratanga, yaragukunze irakora. Iyo tuvuga ngo turakunda Imana, iyo tuvuga ngo tugutera ubundi ni cyane tuba duhagaze, ariko Imana iradukunda natwe twikunze izatwikunda. Turarangiza. Uwiteka Imana yacu irakomeye, ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro nk'uko Imana uri Imana. Utubabarire kuko imbabazi zawe Mwami ziza zidutsinda zikatunyeganyeza, ariko umuririmbyi wera n'umusizi kuzubinira umusizi n'ukuzi ubikora gusa uyu utegetse biratunga. Utegeke mu mitima yacu, uyihindure ibe mizima muri wewe, irindwe n'umwuka wera wawe, kuko umwuka wera wawe Mwami abana natwe kumabona nijoro uko bukeye n'uko bwije. Kungoma yari kungoma yanesheje urukundo rumize kumuri Mwami Yesu ari kuvuga. Satani atantebagira Mwami Yesu ari kungoma shigwa hejuru Mana we uhabwa icyubahiro kuko ari wowe mugengabihe. Ni wowe ufite umutozo w'ibyo wokora bigahinduka kandi bigakomezwa n'imbaraga zawe Mwami.
yagaragaza ko umusaraba ni ubuzira cyane kandi waravuze ngo birarangiye Imana ni kuko dukomeza kwivuruguta mu bidafite umumaro kandi byararangiye dushoboze kuko dushobozwa byose nta Kristo w'igihugu mu izina rya Yesu Kristo w'Imana.